ya kera ituma umukobwa niyo yaba ashoboye ikintu akitinya. Mpereye mu rugo umwana w'umukobwa ajya kurira igiti ati have abahungu nibo burira. Ururira uri umuhungu bite gute umukobwa agakurira nawe muri iyo myumvire, ariko abakobwa barashoboye. Tubahaye ikaze nanone kubo birimo TV nkuko bisanzwe, turagarutse kugira ngo twongere tubagezeho rwa ruhererekane rw'ibiganiro tugenda tubategurira ku burezi. Uyu munsi rero tukaba twabatumiriye abatumirwa muri kubona imbere ya kamera, ndetse tukaba twiteguye kugira ngo tuganire birambuye kuko ariyo domaine baherereyemo, kugira ngo rero dukomeze duteze imbere uburezi kandi duteze n'igihugu cyacu imbere, twubake u Rwanda twifuza. Rero tubahaye ikaze kubo birimo TV, tubasaba gukora like, comment, subscribe kugira ngo mukomeze muduteze imbere. Uyu munsi rero tukaba dufite ikiganiro nanone cyiza cyane kigaruka nanone ku burezi, tukaba tugiye kuganirira hamwe ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti ubushobozi bw'umwana w'umukobwa ndetse n'ubw'umwana w'umuhungu. Turi kwibaza ikibazo kigira giti ese birangana cyangwa se hari aho bihengamira? Rero turaza kubibona, abatumirwa bamaze kuhagera, niyo mpamvu rero ngira ngo tubahe ikaze batangire batwibwira. Murakoze cyane, tubahe ikaze, ni karibu. Tujye rero guhera hariya ku ruhande rwo hakurya kugira ngo umutumirwa mubona kuri uruhande rwo hakurya atangire atwibwira, gukomeza tuza tugaruka hano kuri uru ruhande. Murakoze cyane bwana Munyeshyaka. Amazina ni yayandi asanzwe, ni Nathan Sindayiga Bolingo, umwarimu birambyemo hafi imyaka igera muri 15 ndi muri uyu mwuga. Nifuje kongera kuganira namwe muri uyu mugoroba. Murakoze cyane, ngiye ndumva turamenyeranye. Amazina ni yayandi, ni Nshimiye Isaac, ndi umurezi. Kenshi nkunze kuba ndi mu gisata cya discipline. Uri niyo mpamvu muruzi nambaye gutya iba yancyuhije, hanze kwifubika cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Ni Twizeyimana Therese, nanjye ndi umurezi bimazemo igihe cy'imyaka 7. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Akimana Shemsa. Mwamenyereye kumva abarezi, nge ntago ndi umurezi, nibwo bwa mbere twanabana kuri iki kiganiro. Hanyuma ngewe ndi umwactrice, nkina amafilme, muzagenda mumbona, kandi abankurikirana cyangwa se abankunda mujye mubimbwira. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina ni Nigena Pascaline, nanjye ndi umurezi ubimazemo imyaka 7. Murakoze. Nanjye nitwa Kubwimana Felicien, nanjye ndi umurezi w'imibare. Je nkaba imyaka 7 kubi igikona, mazemo imyaka 20. Murakoze cyane. Murumva ko rero abantu dufite bafite uburambe mu byo tugiye kuganiraho. Twizera ko rero bari buduhe ibitekerezo byiza kandi byubaka bijyanye n'insanganyamatsiko dufite. Ese koko ubushobozi bw'umwana w'umuhungu n'ubw'umukobwa birangana? Iyo tugerageje kujya mu mateka dusanga hari igihe kinini twagiye tubona ko umwana w'umukobwa yagiye asigazwa inyuma, araryamirwa, bishingiye wenda ku myumvire abantu benshi cyangwa se bamwe bafite ivuga yuko koko umwana w'umuhungu n'umukobwa batanganya ubushobozi, bityo bagaha amahirwe aruta ay'abakobwa abahungu, bashingiye ku myumvire isa n'iyo ngiyo. Tugiye kwibaza rero iki kibazo ahangaha, turebe ese mwebwe niko mubibona, mubona koko iyo myumvire yari ifite ishingiro? Warakoze cyane muyobozi. Yego, numva iyo myumvire n'ubundi igifite ishingiro. Iyo urebye ni ibintu biri obvious, byigaragaza. Abagabo bafite ubushobozi butandukanye, cyane cyane n'ubw'abagore, abahungu n'ubw'abakobwa. No ku ishuri niyo twigisha urabibona,
mu mitekerereze, kumva vuba, kugira ishema ryo gushaka gusubiza, gukora icyo akora kandi akagikora vuba. Yenda sinzi niba nahita ntanga ingero zifatika ziri tangible, ariko ni ibintu ngira ngo nawe utanigiza nkana cyangwa n'abandi bari hano yenda tutabyumva kimwe, ni ibintu wahita ubonera ingero zifatika mu mirimo, mu igenda ikorwa itandukanye yinjiriza igihugu mu kazi gatandukanye. Rero mbona yuko harimo ikinyuranyo kigaragara kandi gifatika. Ukaba uvuga ati iyo myumvire n'ubundi yari ifite ishingiro, iyo myumvire yari ifite ishingiro, iracyari ifite, ngira ngo izanarihorana. Reka tubaze ku rundi ruhande turebe. Murakoze. Ngiye ntabwo mbyumva kimwe na Bolingo, kimwe n'abandi babyumva nkawe, kuko nshingiye kuko nanjye nabaye ku ntebe y'ishuri kandi nize imyaka myinshi. Ariko reka mite ntanga urugero nkigera muri section. Nkigera muri section numvaga ko rwose ni section bari bampaye kandi numva nyikunze, numva nzanayishobora neza cyane. Igihembwe cya mbere ikintu cyaje kuntungura nuko nasanze ndi ku mwanya wa kabiri mu banyeshuri 36 twiganaga. Uwari uwa mbere yari umukobwa. Nza kongorera umuhungu twakurikiranaga wari uwa gatatu, nabwira nti ndumva mbabajwe nuko umukobwa yadutambutse imbere akatubanziriza mu ishuri. Bivuze ko igihembwe cya kabiri nzaza ndi uwa mbere, mwese wa mukobwa kanje inyuma. Ariko igikomeye cyaje kubaho nuko ubwo mu gihembwe cya kabiri imbere yanjye haje abakobwa babiri. Kuvuga rero ngo abakobwa ntibashoboye, ntago bashoboye gusa, ahubwo barashoboye, baranashobotse. Murakoze. Reka rero mugenzi wawe nawe agira icyo yongeraho. Ese koko iyo myumvire nawe ubona ifite ishingiro cyangwa nta shingiro ifite, ukaba ubona rwose itari inakwiye? Bolingo aranyihanganira, iyo myumvire nta shingiro yari ifite, nta niryo ifite. Uranyihanganira, ikimenyimenye nuko nkuvuguruje. Abakobwa n'abahungu dushoboye ku rwego rumwe, njyewe niko mbyumva, nkurikije ibyo mbona, nkurikije uko mbyiyumvamo nuko mbibona. Gerageza utange ingero zifatika zigaragaza. Urwa mbere mugenzi wanjye yaruvuze, urwa kabiri reka nanjye ndutange kuko nanjye ndi mwisi y'uburezi, uko mbahagarara imbere, uko mbigisha nuko mbibona, nanjye mfite ukuri kwabyo. Hari umuhungu hari n'umukobwa. Iyo turi kubigisha ntago mwarimu yita ngo njyewe uyu mukobwa ndamuha umwanya munini, ndamushakira ikindi gihe cy'umwihariko, icyo ntacyo. Ikindi nkurikije uko batsinda, ntago umuntu ugira amanota menshi ari itegeko ko ari umuhungu, akenshi nsanga ari n'abakobwa. Bivuze ko abakobwa nabo barashoboye. Barashoboye. Reka tubaze Shamsa, nawe wowe ubyumva ute? Iyo myumvire uyibona gute? Ubona ari imyumvire ikwiye, ifite ishingiro ku kigero runaka, cyangwa se nta shingiro ifite muri rusange? Murakoze. Ngiye rero ukuntu mbyumva, ntago mbyumva nka bose batambutse, byumva kwanjye. Ukuntu rero mbyumva, abakobwa turashoboye pe, ariko abahungu uburyo bashoboyeho, niba wenda gushoboka ari 100, tubifatire ku rugero rw'100. Twe dushoboye kuri 80, abahungu ni 100%. Impamvu mbivuga niye, bagiye batanga ingero nyinshi ngo umukobwa niwe waje imbere, ngo umuhungu azi inyuma. Yego nibyo, kuko nanjye nabaye uwa mbere nkiga mu wa kabiri secondaire, nabaye uwa mbere. Ariko imbaraga nakoresheje ntabwo ari iz'umuhungu yakoresha, naraye amajoro. Kandi ikindi cya kabiri, ubwenge bw'abantu buratandukanye. Nkuko habaho umuhungu w'umuswa n'umukobwa w'umuswa, hakabaho nako umuhungu w'umuswa n'undi muhungu w'umunyabwenge, hakabaho n'undi ufosinga ubwenge. Nyine hari ubwenge karemano, hakaba n'ubwenge umuntu ashakisha, ukarara amajoro kugira ngo wowe wige. Rero njyewe icyo navuga, ukaba ubona abakobwa aribo barara amajoro, abahungu biryamiye se? Nyine hari abahungu nabo barara amajoro, yego, ariko ikigero kiri hejuru. Cyangwa se wenda tugiye nko ku burezi, twiga ibintu bigiye bitandukanye. Hari abiga siyanse, hari n'abiga tekinike. Yego. Muri siyanse kuko ni wenda tuvuge ubuganga, iki na amafizike na amabiyoloji, abakobwa uba usanga badomina abasaza babo. Ariko muri tekinike biratandukanye cyane, ariko kuko ndayigarigana nakwitangiraho n'urugero. Muri tekinike biratandukanye.
tekinike uba usanga imbere abana babaye aba mbere bose ni abahungu, inyuma yaho hari bashiki babo babaye aba nyuma. Umuhungu ashobora kuba uwa nyuma, cyane ko n'umukobwa ashobora kuba uwa nyuma. Noneho ngewe reka mbaye nk'urugero, aho ngiye nize animatrice yaravuze ati umukobwa mumbabarire, yadukoresheje inama bashaza bacu badahari, yego mumbabarire umukobwa uraba uwa mbere, uzaba uwa mbere, nzamana sinzi ikintu cyose azansaba nzakimuha. Nese ntibyatunaniye. Okay, reka dukomeze twumve n'abandi mukomeze twumve. Murakoze cyane. Nshingiye ku byo Shemusa avuze, ngira ngo nanjye ndunganira ibyo Teddy yavuze. Iyo myumvire nta shingiro na hato yari ifite. Abakobwa turashoboye ku kigero kingana n'icy'abahungu 100%. Impamvu ya mbere ni iyi. Nshingiye nangaha turi se murabona hari abagabo gusa bahicaye. Bivuze ngo rero kuba n'abakobwa twiyumvishemo ko dushobora gutanga ikiganiro ni igihamya cy'uko dushoboye. Icya kabiri, ndi umurezi, ntabwo nigisha abahungu gusa n'abakobwa ukwabo cyangwa abahungu ukwabo, cyangwa ngo nci inyuma ngerageze nkoreshe metode umwihariko utandukanye ku bahungu n'abakobwa. Uburyo buba ari bumwe, ariko iyo nshyize mu isuzuma mu isomo nigisha, byanze bikunze abakobwa bazi imbere cyane ngereranije n'abahungu nigisha. Ngira ngo ngewe iyo myumvire nta shingiro, nicyo navuga. Ukaba uvuga uti iyo myumvire nta shingiro. Reka twumve na Felicien icyo babivugaho. Menya nabaye nagatambatamba harya kera twajyaga hari igihe twajyaga dushyira umupira hakabamo urenga umubare, umunsi agakina muri ino kipe, mwatsinda igitego agahita ajya no mu yindi. Nanjye rero natangiye ndi mu itsinda rimwe, none numva ndi kujya no mu yindi. Ariko urumva imyaka yose umuntu amaze yigisha, wabonye byinshi, hari ibintu uba waragiye ubona. Gusa ntago nahagarara ngo mvuge ngo abakobwa ntibashoboye, ahubwo habaho kwitinya. Hari ikintu mugenzi wanjye yavuze, amashagaga mu gusubiza, usanga abakobwa basubiza bitonze, baratuza. Niba umwarimu abajije ikibazo ushobora kubona abahungu 20 bazamuye bashaka gusubiza, abakobwa ari nka 5. Ariko wabaza umukobwa umwe muri babandi batazamuye urutoki ukumva afite igisubizo cyiza. Amashagaga yo gushamaduka usanga afitwe n'abahungu cyane kurusha abakobwa. Ugasanga rero society ishobora kubigenderaho ikavuga ngo ubwo iriya group icecetse ntishoboye, ariko atari kuba udashoboye, ahubwo mu miterere yabo ntago ari abacteurs principal, bitondera ibintu ntago bakunda guhubagurika. Ariko n'ingero zirahari. Kera chef ten na chef ni itegeko kutora chef na chef ten, ariko chef yadahari chef ten ayobora ishuri kandi ibintu bikagenda neza, ariko utamutoye ntiyafata ya mbere yo kukubwira ko yayobora iryo shuri. Mbona rero jewe ni ukwitinya hanini bifite n'imvano mu mateka. Baravuga ngo nta nkoko kazibika ngo isake ihari. Iyo migani urugero arakuvuguruza, ariko ubu nuko ari iterambere nyine twageze mu buringanire. Kera twari guhita tumuca, turavuga ati nta soni wowe uravuga mu bagabo. Rero hari iyo myumvire yagiye iba n'abakobwa bakabigenderaho, ariko si uko badashoboye, ahubwo twagiye tubafata nk'abadashoboye ariko bashoboye. Numva ngewe ari position. Reka rero tugaruke cyane noneho twibande ku masomo hagati y'abahungu n'abakobwa, amasomo atandukanye, yaba amasomo rusange yaba ya tekinike. Ese iyo murebye uyu munsi mubona ibi bintu biri ku rwego rumwe koko ari 50 ku yindi, niba ari mu masomo rusange cyangwa se mu masomo ya tekinike, mubona imibare ingana ku buryo mvuga ati iyi niba dufite 10,000 by'abiga mu bumenyi rusange, wenda 5,000 n'abakobwa, hanyuma ibindi 5 n'abahungu, mugerageze kugana muri urwo ruhande, tugiye mu masomo noneho turebe ese nta myumvire wenda yaba ikiriho iganisha ku kuba wenda abantu bavuga ati ibi ni iby'abahungu ibi ni iby'abakobwa. Mubona ibintu biri ku rwego rumwe ku buryo twavuga uyu munsi koko turavuga tuti abakobwa n'abahungu bari ku rwego rumwe, nta kibazo, ndetse n'ibyo tugomba kubashyiramo ntaho kwirwa abishidikanyaho? Yenda sinzi niba nafashe uruhande rubi, ariko ndarwishimiye kuko ikigaragara
hari ibintu dushaka gusa n'abahuza gusa nuko isi ibyemera ariko akaba atari ko kuri. Hari ibintu kera mu kinyarwanda biri mu kinyarwanda naho bavuga yenda ko kitakigezweho yuko umukobwa arabyina ariko ntasimbuka. Yego. Bijyana n'imyambarire n'ukuntu banambara yenda nubwo bamwe basigaye bambara n'amapataro ariko iyo tugiye kwambara nk'umuco wa kinyarwanda dufite ko umunyarwandakazi akwiye kuba yambaye, akwiye kuba akora n'ibintu. Hari ibintu mu by'ukuri yenda aho ngaho byabijyana na fizike. Tugiye muri tekinike izo za tekinike zisaba fizike cyane. Iyo ugiye gusanga abantu bateruye 99% abantu baterura bya byuma bakora umubiri, bubatse umubiri bakoresha za masozi, 99% usanga ari abagabo. Babantu burira bakora. Mbese navuga muri tekinike tujye nko mu football dukina gatoya inda nubwo batari masomo cyane, urasanga ntabwo bafata ngo abantu bashoboye kimwe 100% ntabwo 50-50 nko kwavugaga, ntabwo byahura. Ntabwo bafata equipe y'abagore ngo yishyire 11 ku ruhande muri football, abandi 11 b'abagabo bavuze ngo abantu bagiye gukina. Bivuze ko za competence zaba physique cyangwa moro ziracyatandukanye. Turagira ngo twibande cyane kuri competence wenda zijyanye n'imyigire, ubushobozi bw'ubwenge, ubushobozi bw'ubuhanga mu mutwe, tutagiye kuri physique cyane. Aho ariho twibanda. Aho rero yenda nuko rimwe na rimwe bavuze ababa mbere ni byiza ko abo wa mbere nta n'utaba wa mbere, ahubwo abaye wa mbere muri heshuri. Rimwe abahe bahungu banyuze hehe, ariko yes banyuze he bigishijwe nande. Urafata umwana asohotse ku kigo runaka cyakoraga neza, sibyo? Kiza kigo by'amashuri twita les écoles d'excellence. Ni umukobwa uvuye aho ngaho. Ufashe undi mwana uvuye kuri ya école itari ya excellence mwita ngo iki? Ya école hiryo ngiyo barimwe abarimu barangaye badafite gahunda, umunyeshuri araje nta gahunda afite, agiye guhangana na wa mukobwa uvuye hahandi. Aho rero ugasanga wa mukobwa araza ko kwa buwa mbere, ariko ufashe umukobwa uvuye kuri cya kigo bafite kuntu bakompetaga ku rwego rungana ukuntu, uraje gusangamo ka kantu kari hejuru ho. Simvuga ko ari cyane, abakobwa bafite ibyo bashoboye ariko abahungu baracyaza hejuru. Murakoze cyane, reka twumve noneho na Yego, murakoze cyane. Hari uko Bolingo wenda yumva ibintu, ashobora kuba ari no guheranwa n'amateka, nabyo birashoboka. Ariko ngenda muha ingero mpagazeho kubera yuko na makuru ufite kandi neza. Ugiye muri ibyo bisata twavuze bijyanye n'amasomo. Yego. Ngende mbaha ingero z'uko abakobwa bashoboye. Hari ikigo twari duturanye cyari gifite umwana w'umukobwa aza kugira ibyago bamutera inda. Ibyo byo ni ibisanzwe. Hari ukuntu mu muco wa kera iyo umwana yamaraga kugira ikibazo nk'icyo ngicyo, abarezi cyangwa se na societe bumvaga yuko agomba guhita ataha, ariko ntabwo ari byo bigezweho. Umuyobozi w'ishuri yaje kugira uburyo amufasha, avuganye n'ababyeyi bamudodera imyenda ijyanye n'urwego ariho, aza kugera ku rwego rwo gukora ibizami bya leta. Iryo shuri ryigagamo abahungu bashoboye n'abakobwa bashoboye, ariko icyaje gutungurana, ariko kitakwiye kuba kinatungurana kubera yuko uretse yenda kugenda abantu duhera mu mateka twumva yuko ngo umuhungu ari ugomba kuba ashoboye, wa mukobwa yaje kuza mu bizami bya leta ari ufite amanota ya mbere. Nyuma yaho haje kuba ikiganiro, abarezi baganira n'abanyeshuri biganaga, baravuga ati ni gute umukobwa wari ufite inshingano zirenze izo kwiga, kuko no kwiyitaho burya ari umwana w'umukobwa ufite icyo kibazo, kwaba kubyuka, kwaba kuryama, uburyo asohoka muri dorotwari, ubwabyo bimutwara undi mwanya. Ariko abanyeshuri bagenzi baravuze ati ariko namwe abarezi bari ukuntu mwigiza nkana, ati muzi ko buriya uriya bigaga ari babiri, yigaga ari we ndetse n'uwatwite, niyo mpamvu babonye amanota ya mbere baradutsinda. Bivuze iki rero? Nubwo wenda abana babivuga gutyo basa nk'abasetsa, ariko Jasi umukobwa yabaye uwa mbere, yize na kaminuza arayirangiza, kandi iryo shuri ryigagamo abahungu bagiye batandukanye kandi yenda nabo banashoboye, ariko umukobwa yakomeza akazi bigaragaza yuko abakobwa bagiye bashoboye. Wasanga yaratwite umuhungu akaba ariho hazwi n'iyo capacity.
reka twumve Shemusa wenda we aduhe n'ubuhamya nk'umuntu uniga n'ibya tekinike kandi ari umukobwa, twumve nawe ashobora kuduha ubuhamya akatubwira ati ibi bintu nibyo se wenda ni 50 ku yandi, cyangwa se abahungu bigaragara yuko iyo tugiye mu bintu bya tekinike wenda bari hejuru ugereranyije n'abakobwa bitewe n'ibyo bigamo. Reka nawe twumve icyo atubwira. Yego, nongeye kubashimira, ariko hari ikintu bagenzi banjye bari kwirengagiza. Nk'uko Bolingo yarabivuze, umukobwa ujya kudomina, nanjye rega nabaye uwa mbere papa yarambwiye, kuko habaga ama classe ABC, noneho banjyana muri A ndanga, ngo A habamo abahanga, abahungu b'abahanga, njya muri B, noneho barangije banjyana muri B mbu wa mbere, papa arambwira ngo nsanze impamvu wanze kujya muri A, watinye ko bazagutsinda, ubaye uwa mbere ariko mubaswa. Wabyumvise? Urumva rero ko nyine muri kwirengagiza ko niko turemwe, ntabwo turemwe nk'abasaza bacu, ntabwo turemwe nk'abapapa bacu, ntabwo turemwe nk'abahungu. Abakobwa hari ibintu dushoboye, yego ndabyumva, hari ikintu ubushoboye ukavuga ati iki kintu ngiye nahagarara hano imbere nkakirusha musaza wanjye, nyine nicyo ushoboye. Ariko n'abasaza bacu noneho iyo tugeze ku bintu wenda mu mutwe, kubera ko mwavuze ngo twibande mu mutwe, nyine muri mu ubwenge karema ya mentally, nyine wenda biterwa nuko waremwe nanone, kuko hari abakobwa kabisa bari umuhanga ukamureba ukavuga ati pe uyu ni umuhanga. Ariko ngarutse kwijanisha, ndajya nanga urugero. Uracyahagaze kuko abahungu bari hejuru y'abakobwa still? Abahungu bari hejuru, abahungu bari hejuru kubera ko nyine ngewe wenda nize tekinike bya siyansi, wenda murajya mumfasha nkamwe abarezi, ntago nzi mu mashuri ukuntu babimeze. Ariko muri tekinike abakobwa aho nize twize turi 5, mu bahungu nka nyine twari wenda niba turi 25 mu ishuri, abakobwa bari 5. Ntabwo utekereza ko byaba biterwa n'iyo myumvire twatangiriyeho? No, ahubwo nose twahawe ijambo, si dushoboye, kubera ko ahubwo yaba tukiri kera, ubu rega turi muri modern, yaba tukiri kera nta nubwo nagakwiye kuba narakandagiye muri rira shuri, nta nubwo twakwiye kuba twarizemo turi 5. Impamvu twizemo turi 5 nuko baratuzamuye baratubwira ati namwe murashoboye mwiheranwa n'agahinda. Ariko ubundi ntago bikuyeho yuko n'ubundi ntago mutwe turizera, abakobwa ntibanyumve nabi. Reka twumve Teddy nawe atubwire. Shemusa ahubwo ari gutuma isura igenda ihinduka. Shemusa turashoboye ku kigero kingana n'icy'abasaza banyu? Yes, turi ku kigero cyiza. Kuba reka ntanga urugero, uyu umwaka ushize numva baraturushijeho 3% abahungu mu mitsindire, numva turi kuri 93, yego muri rusange, numva ari muri rusange. Ako kantu karushanwa nuko nubundi ibyo iyo ntera irimo hagati, ikinyuranyo kirimo hagati ni ikinyuranyo gisanzwe, nta kinyuranyo gikanganye kirimo. Shemusa nanjye reka nkubwire, kuba mwari 5 mu ishuri ntago ari uko tudashoboye, ntago ari uko habuze abakobwa bazamo, sibyo? Noneho wavuze yuko tuvugana muri siyansi, kera twarigaga uko nguko uri kuvuga ngo ni 5, niko no mu masiyansi byabaga bimeze. Nanjye reka nguhe urugero nk'umuntu uri kuri tere, uri kubyigisha, nimba mu ishuri harimo abana 40, nukuri ntago ubundi nk'umurezi hari ukuntu ikintu iyo cyapfuye mu isomo uhita ubyumva mu mutima ukavuga utoke abanyeshuri iri shuri riratsinda cyane kurushira, siko bigenda. Njewe rero imyaka maze nta na rimwe ndumva umutima unkomanga umbwira ngo wenda ngo abahungu bari gutsinda kurusha abakobwa. Nta gihe ndicara ngo numve ko mu mutima wanjye nagize icyo kibazo, bisobanuye ko icyo kibazo nta gihari. Reka twumve na Pascaline nawe. Wenda gato mbere yuko batubwira n'imibare, mugenzi wacu ndabona yagiye kuri Google ari kureba n'imibare y'imitsindire, ariko nanishatse kukubaza, uri kuvuga iyo mibare mike y'abakobwa yabituruka kuki kugeza na n'ubu kuba bahaye karibu, ariko still uyu mwana aratubwira ko biga n'ubundi ari bakeya? Ubwo mwebwe ntimwaba mufite ukuntu mwitinyara? Ikintu kijyanye n'imibare reka nkivugeho, uyu mwaka ushize ndabyemera ko abahungu bagize amanota menshi kurusha abakobwa, ariko imyaka yabanjije
abakobwa nibo bari hejuru. Bisobanuye ko ikinyuranyo kizamo n'ubundi ntibagomba kunganya. Nta tegeko rivuze ko bagomba kunganya, byanze bikunze hari ugomba kurusha undi, ariko interval irimo ikinyuranyo kirimo kiratandukanye cyane ibintu bisanzwe. Ikibazo cy'umubare mukeya, kuki n'ubundi mukiri bakeya muri tekinike, muri ayo masayanse, nk'uko umunyeshuri yarabitubwiye ko biga ari abakobwa 5, ni ukubera mwitinya cyangwa se koko nuko mudashoboye izo tekinike nimuzigemo? Murakoze. Ikinyuranyo gishobora kuzamo ntago ari uko tukitinya. Reka nguhe urugero. Nshobora kuvuga ko ntazajya muri tekinike wenda bitewe n'ibibazo bwite natekereje, ariko atari ukuvuga yuko binaniye. Nshobora kuba ndi umukobwa, ndikubara ko ejo nzubaka umuryango, nkatekereza ukuntu wenda nzajya kurira hariya mw'icyo gihe ntwite cyangwa se mfite uruhinja, bigatuma nshobora guta uwo murongo nkajya ahandi wenda nzabasha konsa umwana, nzabasha gukora akazi byoroheje. Ariko icyo ndi kurwanya nuko wavuga ko bidashoboka. Muri rusange uravuga ati ntabwo bishingiye ku bushobozi, ahubwo bishingiye wenda ku miterere. Yego, izindi mbogamizi ziturutse ku ruhande, ariko kuba ikintu cyakorwa n'umukobwa, uko cyakorwa n'umukobwa niko n'umuhungu yagikora. Reka rero dubaze Pascaline watubwire ese koko ibyo Shemusa avuga urumva atari byo ukavuga ati abakobwa 5 mu bahungu wenda nka 20, ukumva ko harimo ikinyuranyo kinini cyane mu masomo cyane ya tekinike? Wenda muduhe no buhamya ku burezi rusange nk'abigisha. Murakoze cyane. Ahangaha nk'ikinyamakuru Igihe mu byasohotse umwaka ushize, mu masomo nko mu nderabarezi rusange, abahungu batsinze ku kigero cya 99.6, naho abakobwa abo ni abakobwa 99.6, abahungu 99.8. Urumva ibice bibiri si ikintu gikanganye cyane rwose. Ndaza kubabwira impamvu byagiyemo. Muri tekinike nk'uko Shemusa yabivuze, abahungu batsinze ku kigero cya 97.7, ku bakobwa 97.5. Urumva ko nk'uko bagenzi banjye babivuze, ndacyakomeje, nk'uko bagenzi banjye babivuze, ubushobozi buranga ibice bibiri. Uyu ni wa mukobwa ushobora kuba yaragiye gukora ikizamini ari mugongo, ntabashe gutekereza icyari gukorwa, ariko ntibivuze ko atari gutsinda. Ibi bice bibiri ni nabo bakobwa bahuye n'icyo kibazo. Shemusa ntabwo ari kwemeranya nawe. Jewe ndabaza ikibazo kimwe, n'abadukurikiye wenda baraduha comment batubwire. Umukobwa yatwite ubundi ajya kuruhuka akazakomeza arangiza, bashaka gufata bagashaka impamvu aho zitari, kubera ko abahungu badatwita barashaka kubishyira ku nda. Mwibishakira impamvu, ahubwo kubera iki mwebwe, ahubwo nabyumvise muri kwirengagiza, muri gushaka kunyumvisha ko nyine nanjye ntago rega nanjye ndi umukobwa. Byaba biri guhakana abagabo gusa, nari kuvuga ngo bari kuduhohotera, ariko nanjye ndi umukobwa. Nyine mwebwe ahubwo muri kwirengagiza. Kuki biriya bice muri kuvuga ngo n'ibice 5 n'ibice 7, kuki biri hose? Kuki abakobwa ahubwo bo batari kuza ngo n'ibice 7, abakobwa n'ibice 5? Ntabwo nizi imibare, nta nubwo nayumvaga cyane. Hari abakobwa bumvaga imibare bakanandusha, banayize bakanayikomezamo. Icyo si cyo kibazo mfite. Ikibazo mfite ni iki, mutubare duke nabashije kumva nkanatumenya. Twize ibimenyetso byitwa birutwa na bihwanye. Hanyuma kuri bya bice bavuze ngo yo harimo 2, mbese hari ukundi kuntu uburungushura kuvuga ngo byose ngo ni kimwe, cyangwa hari aho cya kimenyetso kiruta na biruta. Reka tubaze mwarimu w'imibare atubwire. Niba hahari mwarimu w'imibare muri na benshi imibare niba hahari twabyemeye, ahubwo wenda niba ari cyo twafasha abashiki bacu bakazamura ku buryo ibintu bigenda bihura neza ku ijana rihuye, tukaba ariho dushakira ikibazo. Ariko ntitubeshye bashiki bacu ba mama, abakobwa bacu tubyara, ngo nta kibazo, ngo muranganya neza n'abasaza banyu ku ijana. Nge nuko mbyumva. Wenda ntago mvuze ngo ntago tubyumva kimwe cyane, ariko hari ikintu kimwe ndi gushaka kubaza. 99 n'ibice 7, 99 n'ibice 5 mu mibare nyine dushyiramo biruta. Ariko reka nkubaze, ngicyo nshaka ko munsobanurira cyane. Icyo abahungu bakora
abahungu badahari wavuga ngo icyo kintu ntikizakorwa kuko hari abakobwa gusa kuba batsinze cyane. Oya hari ibintu bitabaho wizana scenario zitaba ku isi. Dufata ibintu bifatika kako twe turi n'abakristo. Imana yaremye umugabo amara igihe tutamenye iza kubona yuko ataba wenyine. Kuva icyo gihe magingo aya umugabo n'umugore bahora bari kumwe. Ariko nyakubahwa Nathan buretse mbanze rero ntabwo twafite ibintu bitariho ngo turaryo tugenderaho kandi hari ibiriho. Reka nkubaze waba ukiri mu bantu batangazwa no kubona umusirikare w'umukobwa? Ni ukuvuga ngo ngendeye muri icyo kigereranyo ni ukuvuga ngo nta musirikare waba umukobwa, nta mushoferi waba umukobwa, ni babandi babona bari mu modoka batwawe n'umushoferi w'umukobwa bakumva ntibari bugereyo. Nta kintangaje muri byo dufate ku bintu bifatika. Dutuye ku muhanda wa hafi ya Poiruru turababona. N'amakamyo angahe ku makamyo 100 ngeyo ku bwanjye ruhande sindabona ikamyo nimwe nk'ibi bya rukwana biva za Tanzania n'ahandi itwawe n'umugore cyangwa n'uwo mukobwa. Ntawe ndabona niba baramubonye urambere umuhamya sibyo. Hanyuma ariko niba banahari ni bangahe urasanga ari umwe kwijana niwe yandi yabiruta urasanga ikirimo. Navuze ko badashoboye barashoboye wenda n'abandi badufashe ariko muri kwirengagiza imbogamizi. Arakoze boring bari kwirengagiza imbogamizi ziriho zo guhabwa nk'ubwo umukobwa aje kugusaba akazi ko gutwara imodoka yawe akamuha koko shingiye no kuri ibyo bitekerezo. Urabona ko nabivuga arakaye nkaho atamuha ako kazi koko mu bigaragara. Nicyo kigabanya umubare w'abakobwa cyangwa abadamu bari mu nzego bari mu mirimo ya tekinike n'abo bantu batanga akazi batarabizera. Felicien urakoze. Hari icyo nge nagira mbwire Boringo kuri iki ngiki avuga. Ntabwo ari itegeko ry'uko umubare w'abatwara amakamyo uw'abagabo n'uw'abagore cyangwa se w'abasore n'inkumi ugomba kubungana. Ariko uyu mwanya ngewe nzi umudamu utwara ritiko zikunda ingana ku Kigoronzo ukakigobyora ukakigeza aho ukigeze ukivanye Kigali Nyabugogo ukakigeza Rusizi ukakigarura. Oya buretse ntabwo ari itegeko ry'uko baba bose. Icyo ni kikwereka yuko bagize gute bashoboye. Noneho waje mu gisata wenda cyo gutwara muri transport ariko se none tujya nko muri atelier harya burasi technique kudoda kugira gute winjire muri atelier imyenda yose dufite hafi ya yose idodwa n'abadamu usanga aribo benshi muri atelier. Tujya wenda nko kwa muganga ubona ko kwiga ubuganga ntabwo ari akantu kari aho ngaho gutyo gusa gasabwa kwigwa n'abantu b'abahanga. Usanga abaganga b'abamama aribo benshi cyangwa se b'abakobwa. Ni kuki mwavuga yuko ngo abakobwa cyangwa abadamu badashoboye? Barashoboye. Njye numva bashoboye. Njewe bari kuvuga ngo na ritiko niki nabira bikamyo bavuze wenda ushobora kuba utaramubonye. Nje naramubonye ujya Tanzania. Naramubonye w'umugore. Ariko hano uretse guca mu ijambo. Yego rwose. Nabonye umumotari hari i Kigali w'umugore. Umumotari. Abamotari n'umumotari. Nibashaka abamotari ariko usibye kwigiza nkana ngiye kukubaza we twegeranye usibye kwigiza nkana umumotari w'umugore ujyo ugiye gutega hano hari umugore hano hari umugabo sibyo hano wije ku ruhande nyine ngo uvuge ngo ngiye ngo n'ubundi ko narwanira uruhande rwanjye ngo reka ndukomereho yutezwe yujyanywe n'umukobwa n'umumotari w'umukobwa wiyumva gute bitandukaniye hehe n'umugabo? Urakoze. Ndasubiza ibibazo bibiri mwabajije. Icyo ngicyo n'ikindi mwabajije Boringo yabajije cya greater less or equal. Ndahera aho ngaho kuko byagiye tutabisubije. Imibare mwavuze 99 n'ibice 7. 99 n'ibice 5. Mu mibare abanyamibare barabyumva tugira approximation sibyo sibyo bijya kungana yego komeza tugira icyo kintu tugahita nimba ari 99 barondise yego noneho ubwo aho ngaho nimpagera tureta dusubira mu buzima bw'ishuri hahandi umunyeshuri umwe agira 20% sibyo undi agire 99%, undi agire 60%, sibyo? Uwagize 50 ntago mutera ibuye ndavuga ngo yagerageje bitewe nuko wenda narinzi kasanzwe ari ku rwego rwo hasi, sibyo? Yego. Natwe rero tugendeye kuri iyo mibare ndibaza nta gikuba cyacika kuko iyo turi gukora ibizamini ntago tuzavuga ngo bose baragira 50.
yego birashoboka ko n'ikaramu yabuze n'ikaramu yapfuye n'iki izo disturbance sibyo akantu waruvuze uzamukireho bagize 99 n'ibice 5 bavuye hehe yego abahungu bari kuri 95 abakobwa bari kuri 5 none bageze 90 ni bande bazamutse cyane noneho abo bazamutse pe dufashe tujye mu buzima bwa buri munsi busanzwe njyewe iyo umwana wagiraga 30 azamutse akagira 50 n'ukuri ndanamuhobera aba yakoresheje imbaraga ze sibyo noneho natwe nidukubita hahandi twavuye zambogamizi zose zazagamo turasanga aho tugeze ubu ngubu dushingiye ko no ku myumvire n'imyumvire aho ngaho noneho reka njye ku bamotari kugira ngo ntange mikoro abamotari ndaguha urugero rwa hafi njyewe nkorera ku Muyumbu hari umugore sinzi ubu nimba akiri umumotari n'ukuri musanze hariya ari umugore ari n'umugabo nurira moto y'umugore banabe motive babone yuko ibyo bintu bishoboka ndayurira pe umugore rero ntago bamwita umugore usanzwe ariko arashoboye buretse nkubwire umugore ushoboye kiriya kinaga gishobora neza nk'uko umugabo agishoboye uwo mwita iki ni umugore ushoboye ni igishegabo iyo mvugo twese turayizi araje avuge ko umugore afite na hormone z'abagabo ariko ntabwo ari byo ngewe reka imisemburo reka nge mvuge abantu baracyafite ya myumvire baracyafite ya myumvire ishaje ya kera ituma umukobwa niyo yaba ashoboye ikintu akitinya mpereye mu rugo umwana w'umukobwa ajya kurira igiti atave abahungu nibo burira ururira uri umuhungu bite gutya umukobwa agakurira nawe muri iyo myumvire ariko abakobwa barashoboye ahubwo bafite za mbogamizi zimwe namwe muzi bafite ya myumvire arahura no mu nzira kubera abantu bose bamurangariye akafata nyamara nakoze ibintu bidasanzwe nyamara umukobwa arashoboye ibyo umuhungu yiga mu bushobozi mu ishuri yabitsinda 100% nk'uko umukobwa yabyiga bidashingiye kuba ari kwa kundi avuze ngo harya nigishe murakoze cyane murakoze turimo rero tugana ku musozo ndagira ngo nanone tugane ku ngero zifatika zigaragaza ese koko uburyo noneho abagore bashoboye nk'abantu tumaze kurenga imyumvire ya myumvire twakwita ishaje tugaragaza noneho dutange ingero zifatika z'uburyo abagore noneho bateye imbere turi noneho no mu gihe cy'uburinganire n'ubwuzuzanye turebe noneho wenda no mu nzego ese mu nzego abagore baba barimo cyangwa nta barimo n'ubundi wenda iyo myumvire abagabo barayikomeje bakavuga ati wenda igihugu nitwe tugomba kukiyobora n'ubundi umugore imyumvire ye wenda niyo kuba iyo mu gikari tugerageze gutanga ingero zifatika niba koko zihari niba se ntazo nabyo tubimenye yego urakoze bwana Munyeshyaka buriya kwigisha ni urugendo kandi hari uburozi nyine twari ariko dukwiye kuruka tujyanye n'igihe iyo tugiye mu nzego zifata ibyemezo dufite abagore bashoboye kandi banashobotse nkunda kubitwarana kubera yuko dukeneye umuntu ushoboye kandi ugize gute ushobotse nk'ubu tuvuye no mu gihe cy'amatora nizere ko mwana atoye neza kandi biranigaragaza harya uhagarariye komisiyo y'amatora si umudamu yego ni umudamu madame Oda Gasinzi iyo tugiye mu badepite usanga umubare ufatika rwose w'abadamu nzi ba meyazi barenga benshi bayoboye uturere keretse hari ugiye kuvuga ngo wenda ngo uturere two mu gihugu cyacu ntabwo tuyobowe neza ahubwo aho barahari noneho burya umwanya w'ikirenga uba ku isi mu miyoborere y'ibihugu harya si ubwo perezida wa repubulika yego mu gihugu cya Tanzania nzi perezida w'umudamu harya yitwa Samia Suluhu urumva yuko none se kuvuga ko abagore badashoboye ubwo tugira ngo habike abagore barashoboye we twemere kabisa yego wenda tugana no ku musozo amasaha yatujyanye ariko muramponda sinoga
njyewe wenda n'abadukurikiye n'ukuri batubabare batubwire ariko kuba baradufashe bakaduha agaciro rega ibya kera nuko baduhezaga mu gikari kuba baradufashe bakaduha agaciro ntago rega no mu mutwe bahahinduye turacyari babandi ariko nyine ntago ndivuga ko batanganya hari akantu turushanwaho rero uretse ngatambanze mvuge ikintu nshaka kuvuga abagore batazajya bitwaza ngo banganya n'abagabo bacu akariho handi bahera basuzugura abagabo babo sibyo yego nabwo umugabo hari akana kurusha haba mu gutekereza haba mu mikorere hari akana kurusha mbo gato oya ariko reka twuririre ku cyavuze nese Chemusa tuvuge ko ubu nta twakwemeza ko abakobwa nta kantu barusha abahungu naho wagera ugasanga abakobwa hari naho twabinganya ariko ntago ari totalema ku buryo mwe muri gukandagira mukavuga ngo aho umuhungu yakandagira niho umukobwa yakandagira ibyo ari byo byose ibyo ngibyo rero bibaho wenda tutagiye kutinda mu magambo batanze ingero nyinshi zaho abadamu bagirira icyizere kandi bakakibyaza umusaruro bakerekana ko koko ibyo bintu bishoboka ahubwo rero muracyari n'umwana mutoya ejo batazakugira depite ugatitira banza uko ntari umurezi ariko se wenda nuko ntari umurezi ariko se nanone mbaza wenda nyine amasaha tujyanye ko mutwihanganire mbaza kubera iki nubwo leta yashyize ati umugore nawe nakandagira hari yabo ba president muri kutubwira nanjye ndabareba ndanababona ese kubera iki itsinda ry'abanyeshuri muri exeta dukora abakobwa bavuga ati bakobwa turafatira kuri 70 abahungu dufatire kuri 50 ni ukubera iki badushyira hejuru wenda muransubiza igihe cyageze ariko reka ngusubize gato yadusoza no kuvuga ngo muri gahunda yo kugira ngo bafata ayo manota ntago ari kuvuga ko umukobwa afite ubushobozi bukeya bwo gutsinda ahubwo ku bw'amateka yacu hajemo icyuho kinini noneho babona kugira ngo bazaringanize umubare w'abakobwa n'abahungu nuko bashaka ukuntu basa nk'abagabanya wa muhungu wa mubare umubare w'abahungu wari waratumbagiye cyane uw'abakobwa waraheze hasi naho ubundi gushyiramo icyo kintu cy'amanota ntago ari ukuvuga ko abakobwa badashoboye barashoboye ahubwo ya myaka yatambutse yatumye umubare w'abakobwa uba mukeya murakoze cyane rero reka dusabe n'abadukurikiye kugira ngo bajye muri komenti bandike se mwebwe mubyumva muti mujye muri komenti mwandike mutubwire uruhande namwe muhagazemo turebe ese mwebwe namwe murabo kuri iyo myumvire twakwita ishaje cyangwa se murabona ko ubushobozi bungana ndetse n'abana b'abakobwa nabo bashoboye nk'uko bigenda byigaragaza turabashimiye cyane rero mukomeze mukurikirane cyane abo birimo TV mukore like comment subscribe kugira ngo mukomeze kudushyigikira turabakunda cyane naho ubutaha